yanyizeye ndi mu kibazo ndagenda ndakimubwira nzi ngo ari buze kumfasha ahubwo yamfashije kukijyamo aho kugira ngo amfashe kukivamo ni ugutitira no kunanirwa kuvuga. Right, ndasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwayo by'umwihariko bari muri hagati wa Kigali ku bufatanye na tag talent go with me nk'uko muri kubibona. Ni ubwa mbere tugiye kuhakorera casting call. Meze mute? Tumeze neza. Mwemeze mute? Natwe uraho neza? Yego ndakomeye. Makuru yawe? Meza nta kibazo. Meza nta kibazo. Ufite ubwoba? Oya ntabwo. Bugaragarira he ubwoba? Ubundi ubwoba bugaragarira he? Bugaragarira mu kuvuga ko umuntu cyangwa se ukuntu uri kumureba, ukuntu ari kugaragara cyangwa se ukuntu ari kwakitinga. Iyo umuntu agize ubwoba bwinshi ibimenyetso bimuranga nyuma y'ibyo ngibyo ni ibihe? Ni ugutitira no kunanirwa kuvuga. Ni ugutitira no kunanirwa kuvuga. Hakaza n'ibyuya byinshi hehe? Mu ntoki. Mu ntoki. Ugeze ukopera aho uri muri pase? Yego. Byari bimeze gute gukopera? Umuntu aba afite ubwoba ariko n'ubundi kubera ko ubishaka gukopera urabikora. Nagiye ugeze utitira agapapuro ugasobanura kunanira kwandika biranga ibyo uri kureba kandi uri kubireba kubyandika bikanga. Abantu bakopera Imana bababarira. Yego. Nakiri umukobwa agiye gutangira tubwira amazina ye bakwita nde mu rugo ni? Nitwa Fanny mu rugo ni Musanze. Imyaka yanjye mfite imyaka 20. Kuri kose ako kantu nagakora ntabwo w'imyaka bahita bamubara kumira. Oya. Ntabwo uragumirwa? Oya babwirwa n'iki ko mfite boyfriend. Uramufite? Oya nawe mfite ariko na n'ubundi. Wumva yumvise? Yego. Bamwumvise ko ahari nubwo tumwihakaye. Muherukana ryari mu gitondo? Oya. Mu gitondo ntabwo mwari kumwe? Muherukana ryari? Abo bamvise nabwije ukuri ntawe hari. Ubwo nabyumvise ari ku isoko afite umubesi? Oya. Uratubwira ko udafite umubesi? Niyo ufite umubesi muriya waba umubesi wanjye? Yego namubonye. Okay, twakiriye muri studio nubwo kandi ugiye kuri kamera? Ni ubwa mbere. Ikiganiro tugiye kugirana kiri recorded. Ufite iyihe mpano? Gukina filime. Ya kabiri? Kudekora abantu. Abantu barabadekora? Nko kubatera make-up. Make-up cyumvikana. Abantu barabadekora. Avuga ibintu nabisobanura bihagarare, abantu barabadekora. Yego barabadekora kugira ngo bagaragare neza. Iyo ni make-up? Yego. Make-up ubwo biri mu cyekiri muri Icyongereza. Kubadekora ubwo biri mu Kinyarwanda. Ahubwo cyari Igifaransa. Kubadekora. Decor. Yes, Fanny. Twakomeje zimaze kuba impano ebyiri. Yego. Impano si yo kubyina. Kubyina? Ntihagira gutya. Nujya gushya turebe ko wabishobora. Ntabwo nabishobora. No, ubwo ari gushyi twagiye nayo tubyinana kiragushya tugende. Gerageza rero twagiye. Wapi. Yes, ati mfite impano yo gukina filime ariko kandi nubwo ufite impano yo gukina filime ugiye kutubwira some story inkuru yawe yakubayeho ibabaje n'inkuru isekeje byakubayeho uri muri high school. Inkuru yanjye isekeje yo ku ishuri. Inkuru yo ku ishuri akenshi ku bantu ba high school bahita bazigaruka ku bintu bijyanye no kurya.
sitori yo ku ishuri ijyanye no ku bintu byo kurya abantu barayikunda cyane. Njye sitori yanjye yo ku ishuri y'ibintu bijyanye no kurya, nakundaga isaha ya saa sita cyane yo muri ranje. Ubwo abantu bayikunda abashuti banjye bari kubyumva ukuntu biba bimeze. Ku ishuri nakundaga kuriya bajya batanga tebo, ukajya kuzana ibiryo ku gikoni ukagaburira abantu mu ishuri. Njye rero najyaga kubizana, narabikundaga cyane kujya kubizana, numvaga ubundi igihe cyose najya kubizana nkabagaburira. Ubwo ni wowe wagendaga mbere ugaterura? Nagendaga mbere. Kandi ni amadishe? Mwize rutubasi cyangwa indobo? Ni amadishe. Nkagenda nkazizana nkazitereka mu ishuri. Ikintu nakoraga, nahitaga nkuraho ibyanjye, naterekaga aho ngaho ubundi nkarura ibyanjye, isahani nyifashe mu ntoki. Ubwo abandi babaga basigaye ntabwo nabaga mbitayeho, ibiryo byanjye nabaga nabifashe nabikuyeho. Ubwo abandi nkahita mbabwira mugende mufate ibyanyu. Ikintu ku ishuri cyo kurya kiba kirenze cyane, abantu barabikunda isaha ya lunch yo kujya kurya. Yego, hakomeze umaze gukuraho ibyawe utangiye kurya? Natangiye kurya. Abantu ku gikoni bakajya kuremesha inama bati Fani murabizi ibintu yakoze, ntabwo twigeze turya kandi mwatanze ibiryo. Byose wabaga wabiriye? Oya, ntabwo nabaga nabiriye, nakoragaho ibyanjye ibisigaye akaba ari byo barya. Cyumbarure rwose ubundi baba bagomba kurya ibingana? Ubundi ukuntu biba bimeze ku ishuri, uragenda ukarura, ugashyiraho niba musangira muri abantu 10 ugafata amasahane ukayashyiraho abantu 10 ukabarurira, ukabafata bicaye ku ntebe zabo ukabibajyanira. Ariko njyewe ntabwo ariko nabikoraga. Urumva saa sita muri lunch niba narumvaga lunch igeze ari kujya kuzana ibiryo tukarya, nagendaga mu ba mbere nkajya kubizana, njye nkarura nkarya. Ubwo abandi bakaba basigaye inyuma bakaza gufata ibisigaye njyewe nasigaje. Ubwo barashaka kwabyitaga kurata? Byagendaga gute? Bahitaga bajya kundega ku gikoni. Bahita bajya kukurega ku gikoni. Iyo ni sitori yagushimishije kumara abandi ibiryo? Irashimishije cyane. Uracyakunda kurya? Ntabwo ari cyane. Sitori yakubabaje nawe? Sitori yambabaje. Sitori yambabaje ni ukwizera umuntu akaguhemukira. Yego. Mu boyfriend? Oya, ashobora no kuba atari boyfriend. Yagiye kuvuga ibyawe? Ni ibyanjye. Nizeye umuntu ngiye ku giti cyanjye. Yego. Arampemukira. Hari ukuntu wizera umuntu wumva ushaka kumubwira ikintu akakugira inama, yego, akagufasha kubivamo ibyo bintu. Ariko uko wowe wabitekerezaga no bimubwira ko ari bifate, ntabwo ariko abikora. Yego. Uwo muntu naramwubahaga cyane. Numva ko namubwira ikintu akanyumva akangira inama. Byayo nashoboka akamfasha, niba ni ikintu bisaba akakimfasha nkagitanga kugira ngo mve mu ibyo bibazo ndimo. Ntabwo ariko byari bimeze kuri uwo muntu ngiye numvaga ko yabimfasha. Wowe wumvaga ko yabigufasha ariko we atari ko bimeze. Hari ukuntu umuntu muba muri inshuti cyane, akwegera cyane, muvugana buri kimwe, ukavuga ati uriya muntu byanze bikunze ni umushuti wanjye, nshobora kumubwira ikintu akakimfasha. Ariko ntabwo ariko biba bimeze. Niyo mpamvu tutagomba kwizera buri muntu wese. Utuje kwizera abantu? Oya, ntabwo nabibabuza. Ariko rero ushobora kwizera umuntu akaguhemukira. Ku muntu we afite yizera nta kibazo yamwizera. Ariko njyewe nkurikije ibyambayeho kwizera umuntu, ubwo mfite isomo nakuyemo. Yego. Uramwizeye? Yego, naramwizeye. Ndi mu kibazo ndagenda ndakimubwira, nzi ngo ari buze kumfasha, ahubwo yamfashije kukijyamo aho kugira ngo amfashe kukivamo. Ubuki ako kantu ntabwo kumvika, uraza kukavuga neza kugira ngo abantu bumva neza. Ngo wamwizeye uri mu kibazo, gasubiremo? Namwizeye ndi mu kibazo nzi ko ari bumfashe kukivamo,
ahubwo amfasha kukijyamo. Naragiye mubwira ikibazo cyanjye ngiye najyaga kumubwira cyari kindemereye nzi ko ari bumfashe kukivamo. Ntabwo ariko byagenze. Gusa hari ukuntu umuntu atangira akwereka ko uri bukivemo akabikwizeza ngo urakivamo ako kanya ukimugeraho, ariko uko muri bugende mumarana igihe umwanya aragenda akurambirwa. Niba ari kukurambirwa, niba ari kukumva cyangwa se akakumvira ubusa, ntabwo nzi ukuntu nabyita. Naragenda amubwira, aranyumva ako kanya, aramfasha, mbona ko ari kumfasha pe. Ariko uko iminsi yagiye ishira, yagiye abwa nshira mu kibazo, akagenda akinshiramo, nkamubwira se ahubwo aho kugira wowe ubifate ngutya wabiretse nkareka kukugora, mwifasha nkakikuramo aho kugira ngo nkomeze ngugore ukijyamo nawe ubwawe kandi utabishaka. Oya, yakomeje kunyereka ko turi kumwe kandi tutari kumwe. Ngiye ngakora buri kimwe kugira ngo mbivemo, ahubwo akabinshiramo. Yaramfashe mu minsi ya mbere, uko igihe kigenda gishira agenda andambirwa, abikora uko atagagombye kubikora. Narabibonye, iyo ubonye ikintu nawe ntabwo nanjye nari kumufasha ngo mbone ngo ari kukinshiramo ngo nkomeze mubwira ati kamufasha ahubwo nyigumemo. Naramuretse njyewe nyikuramo. Uvuze ngo uwo muntu nta kintu na kimwe yigeze gufasha? Oya, yaranyumvishe, kuba yaranyumvishe byo byonyine yarakoze. Hari ukuntu wumva ufite ikibazo ukumva n'ukiyerera na wenyine wanasara. Naragenda kimubwira, aranyumva, icyo gihe nararuhutse, numva ko mfite umuntu turi kumwe ari kunyumva. Yarakoze cyane muri icyo gihe, ariko ukuntu yagiye amfasha kugisubiramo niho yambabaje cyane, ndamwihorera, nifasha kukivamo. Uzi depression icyo ari cyo? Yego. Twereka ibimenyetso by'umuntu uri muri depression. Umwanya wo kubwira ngo boyfriend wawe arapfuye uramutse umufite, arabigenza ute? Twakomeje, depression yarangiye, baragutungira mu byishimo, uri mu kiganiro, tewahisha arakubwira wari ubuze n'ibindi, boyfriend wawe arapfuye. Ndababara cyane. Unyine ukubabara? Wakwitwara ute? Wabyemera cyangwa wahakana? No. Muri ako kanya nahakana. Wahakana. Ubyemera ari uko umuntu agize gute? Abibonye. Twikomereze, kuki wahisemo kuba wakina filime kandi uzi kudekora, uzi gutera makeup, ushobora no ukabutera akazi kawe ukaza kugira ngo ujye muri sinema, kandi sinema nta mafaranga arimo, ntabwo duhembwa. Ndabikunda gukina filime. Hari ukuntu ureba filime ukigiramo ibintu. Hari nk'igihe uba uri mu kibazo, wareba filime wayikurikirana neza, ugasanga hari umuntu uri kwakitinga. Hari igihe njye filime ndazikunda, nkunda kuzireba, niyo mpamvu nkunda no kuzikora. Iyo ukunda kureba ikintu uragikunda. Ikintu cyakubayeho ushobora gutekereza nonaha wowe turi ni iki? Hari ikintu cyakubayeho mu buzima bwawe utekereza waba uryamye kikagutera intimba ku mutima ukarira? Ndababara ariko ntabwo ndira. Ndababara ntabwo urira? Muri story za high school waduhaye ntayo urukundo twumvisemo, ntabwo wigeze ukundana? Wiga na
wiga gukundana ku ishuri ho ntabwo byabura. Wiga gusa amasomo ntabikoze yatangiye gukundana ndangije kaminuza. Ku ishuri barakundana cyane n'abantu bakundana kurusha hanze ahubwo. Ni rero utakina, ni rero wakina wishimye. Rero nakina nishimye. Rero nakina nishimye ni igihe uba uri kumwe n'abantu iyo yakunaniye gushakisha yakunaniye oya none mezuti rero nakina niyo kurira ese mama fani urakaza twe kutakira n'ukurira amara yawe agakura aza bigoranye. rero wakina wishimye. Rero nakina nishimye hari ukuntu abantu bakina bari kumwe barimo kuganira bagirana inama, iyo nayo nayikunda. Nzi murava rero yo kurya oya bari agakuru se gashimishije abantu gasanzwe mu buzima busanzwe. gakuru gashimishije abantu kuvuga ngo mukore subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda. mukore subscribe, share na comment kuri Iris Rwanda. ukabura bikoze kandi twagiye igihugu cy'u Rwanda gifite uturere tungana. Iki igihugu cy'u Rwanda gifite uturere tungana 31. Rugukekeranya hari ikindi wumva wambaza turwana ku musozo, hari icyo wambaza wowe? ntacyo ahubwo nagushimira. Tugushimiye cyane wakoze, dushimira abantu babanye natwe ku kiganiro cya Fani. Ni mwebwe murahitamo niba koko yaba umukinnyi murabikwiriye, mushyire hasi mu comment na like, share then kugira ngo muzamubone. Nakandi ngo ni mwihitiramo ngo Fani ndamubahaye.